abayeho mu buzima bwo kunyomora amatafari. Iyo imvura yaguye ntabwo babona amafaranga kuko ngo imvura iba yangije amatafari bakoze, bikarangira babuze icyo baha abana, ubundi abana bikarangira nabo baryamye batariye. Umuntu abayeho kuko iyo abonye akazi ko kunyomora amatafari turagenda tukayanyomora, twabona imvura iguye tukamenya ko tutarabona amafaranga yo guhahira abana, ariko iyo itaguye barayaduha, ariko iyo iguye ntabwo tuba tukiyabonye. Witwa Muzayire Françoise. Inzu bari bacumbitsemo umujyaneza yarabatije, yababwiye ko inzu yayigurishije. Ubwo urumva ko kubona aho kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Si ibyo gusa kandi umwana we yamubyaye ari muzima, birangira arwaye indwara yo mu myanya myibarukiro. Yagiye kumuvuza bamwohereza mu bitaro bya Kanombe, bamusaba ko yatanga 300,000, arabibura, birangira yiturije. Gusa disi umwana we arababaye cyane, indwara iramubabaza cyane. Uburwayi nyine namubyaye ari muzima, ngeze mu gihe cy'imyaka 5 ntangira kubona utuntu tw'udusabo tubyimba ukuntu, nza kujya kwa muganga. Ngezeyo banyohereza ku bitaro bikuru, mageze naho banyohereza ahandi biti Kanombe. Tugezeyo barambwira ngo kugira ngo bamubage kereka mfite $370. Ariko ntayo nari mfite nyine naramuciye turitahira. Nitwa Muzayire Françoise, ndavukiye mu muryango w'abana 8. Nyine nabonaga nyine mu rugo duhinga pe. Igihe kiza kugera nyine ngo mbone urugo rwanjye, nza gushakana n'umugabo mu buryo butemewe n'amategeko, ariko byaje kugera nyuma turasezerana. Mutubwire mu cama cy'ubuzima bw'umwana bwanyu, mwari mubayeho n'umuryango wose, mwari mwifashije, ese mwabashije kugera ku ishuri, mwifuzaga kuzaba iki mu myaka iri imbere? Njyewe nifuzaga yuko nzaba umwarimu, ariko ntabwo byakunze. Narize bigeze hagati ndarwara mpita ndeka ishuri. Ubwo rero ishuri ndarireka, nicara mu rugo nkajya njya guhingana na papa na mama. Igihe kigeze nyine nza gushaka umugabo, tumaze gushaka nyine tubyarana abana 2, ariko no kuvuga ngo twabayeho mu buzima bwiza, tugeze duca no mu buzima bubi. Reka tugera ku ubwo buzima. Mwaviriye mu ishuri umwaka wa kangahe, se mwifuzaga kuzaba umwarimu, byagiye bitiga indoto zanyu zayoyotse? Nyine numvaga ko nzaba umwarimu, ariko nyine ndarwara, nangeze mu mwaka wa 5 mu mashuri abanza. Ishuri mpita ndivamo nyine ubwo ngubwo ndicara nkajya njya guhingana n'ababyeyi nari mfite. Ubwo igihe kigeze nyine nibwo naje gushaka. Tubwire no ku rugendo rwanyu rwo gushaka umugabo, se mwahuye he, mwashatse mute, mugishakana byari bimeze bite no mu gihe cyo kubyara abana banyu? Twashakanye 2009, nyine tuba mu buzima bwiza, ariko igihe kigeze mbona ntabwo biri gukunda. Gusa twaye ducumbitse ahantu, n'inzu turimo barayigurishije ba nyirayo. Ubwo no kuvuga ngo ejo bundi baje kumbwira yuko bashaka kongera kuyikora neza. Ubwo nyine turi gushakishwa indi mibereho y'ukuntu twabona imibereho y'indi nzu yo kubamo. Dushushanyirize none ishusho y'ubuzima bubayemo muri aka kanya mu gihe burambuye. Aka kanya rero ubuzima ni danje, kuko umuntu abayeho kuko iyo abonye akazi ko kunyomora amatafari turagenda tukayanyomora, twabona imvura iguye tukamenya ko tutarabona amafaranga yo guhahira abana, ariko iyo itaguye barayaduha, ariko iyo iguye ntabwo tuba tukiyabonye. Twabona n'akandi kazi nko guharura mu muhanda, cyangwa se ukabagarura umuntu imyaka araguhemba. Ariko ubwo nyine iyo nta kazi twabonye, hari n'igihe tubwirirwa tukabwira abana kuryama bageraho bakanabyanga, bamwe barara bari kurira. Ubuzima bwawe bwo mu bwana ni iki cyakubabaje, ni iki cyagushimishije? Shose nta kintu kigeze kinshimisha pe. Nari narahiye ko nzaba umwarimu, mbona ntibikunze, ariko nyine ubwo nariyakiye kuko n'ubundi ntago nari kubona ubushobozi bwabyo. Tubwire noneho muri ubuzima bubayemo aka kanya, ese mwumva mwifuza iki mu buzima, mwumva mwifuza kugera ku ki? Ese nk'ubu muri guteganya iki? Kuko niba bagiye kubakura mu nzu muri guteganya iki? Bivuga byose mu magambo arambuye. Nyine nk'ubu tubwira ngo tuve mu nzu nyine dushakishe umuntu abonye wenda nk'icyo gishoro, yarangura nk'imyumbati, cyangwa se imyumbati itaboneka ukarangura nk'amavoka, cyangwa se nk'imineke,
wenda ukajya ubona ukuntu wakodesha iyo nzu ukabona ubwishyu bwayo. Mutubwire ku buzima bw'abana banyu, mubona bameze bite mu ishuri, ni iki mubifuzaho, nyine mu buvuga nabwo mu magambo aramba. Abana rero ukuntu babayeho ni ukuvuga ngo bariga pe, ariko iyo babirukanye bakaza bakicara ntabwo biba bidushimishije, kuko nta mikoro nyine tuba dufite yo gutanga ayo mafaranga. Kandi ikindi uba wumva ko uramutse uyabonye watangira umwana amafaranga y'ishuri akiga, wenda akazagira icyo yigezaho nawe akagira icyo akugezaho. Mwifuza ko abana bazaba abantu bameze bate? Se bajya basangiza indoto zabo z'ejo hazaza, wumva batekereza iki kuri ejo hazaza? Umuhungu wanjye abambwira ati rero mama, ngize nk'Imana njyewe naba umuganga, ajya mvura abantu, kuko uburwayi navukanye iyo nza kubona imibereho, wenda tukaba dufite nk'abantu mu miryango bazi kuvura baba baramvuye, ariko kuko nta mikoro ubwo nyine ntibyakunze. Ariko ngiye icyo mvuga nuko namba naba umuganga. Umukobwa we rero abambwira ati icyama wenda nkiga nkatsinda nkazaba meya, cyangwa se nkakora mu murenge. Akaba umukobwa aba yumva yakiga akaba meya, cyangwa se akazakora mu murenge. Uko muje ku burwayi ku mwana uvuga ngo iyo abaye umuganga, yagira umuganga mu muryango yari kumuvura ku burwayi nyine, ubwo burwayi bumeze bute? Bwatangiye ryari se? Mwarivuje? Tubwire ku burwayi bw'umwana wawe. Uburwayi nyine namubyara ari muzima, ngeze mu gihe cy'imyaka 5 ntangira kubona utuntu tw'udusabo tubyimba ukuntu, nza kujya kwa muganga. Ngezeyo banyohereza ku bitaro bikuru, mpageze naho banyohereza ahandi biti Kanombe. Tugezeyo barambwira ngo kugira ngo bamubage kereka mfite nk'ibihumbi 370, ariko ntayo nari mfite nyine naramuciye turitahira. Ubona ubwo burwayi bwo mu myanya myibarukiro ubona bimeze bitaka kanya? Nyine hari igihe ajya kunyara akambwira ngo ari kubabara agiye kubireka, nkumbwira ati nagerageze arekuza arebe narekura nizimuvamo ntabwo arongera kuribwa. Ntabwo bijya bimutera ipfunwe mu bandi bana, wenda bitubwireho mu buryo burambuye. Nyine no kuvuga ngo yari kumwe n'abandi bana b'abahungu bagiye nko gukina, arambwira ati suboma uko abandi bari gukina ngenda kinane. Nkumbwira ati genda ukine uko ushoboye, nubona bidakunda ubyihorere. Ukabyihorera rero nyine. Iki wifuza ku mwana wawe, umwana ufite uburwayi? Niki wamusabira, wenda niki umwifuzaho mu minsi iri imbere? Nyine nifuza yuko ndamutse mbonye wenda nk'icyo gishoro se, cyangwa nkabona n'umuntu wamfasha nyine aramutse avuga agakira, kuko nawe yifuza indi mibereho myiza. Njye nifuza ko yabaho neza pe, nibyo yifuza, nko kubavuga ngo yaba umuganga, wenda agize nyagasani yaba umuganga nawe akazajya avura, nk'uko nawe avuga ati nanjye yongera abantu bazi kuvura baba baramvuye. Niki wabwira abantu bazareba ikiganiro cyawe? Iki nababwira nyine ikintu mbifurije, nyine sinabivugaho iki kuko ndumva byandenze. Ese muri ubu buzima watubwiye iki cyakubabaje mu bwana bwawe? Utubwira ko utajya wishima kubera ko wabayeho nabi. Ubu ngubu utajyaga wishima kubera ko wabaye, ubu ngubu hari ikintu kigushimisha, hari ikikubabaza? Tubwire muri rusange. Njye nyine ikinshimisha nuko mbayeho pe, nkaba narabashije no kuba narera abana, ariko hari ikindi kigiraho ingaruka, nko kubona wenda nk'umwana avuye ku ishuri akavuga ati nta karamu mfite, cyangwa se badutumye amafaranga, kuyabona nyine nkabona ni ibintu bigoranye. Ikindi wenda nk'umuntu aramutse afite nk'inzu yo kubamo, nabyo byashimisha umuntu cyane cyane. Ariko hariya mwavuze mwifuzaga kuba umwarimu. Ese hari umwuga wenda mwaba mwarigeze mwifuza kuba mwagira umwuga urambye ku buryo ushobora kubyarira wenda imibereho mu myaka iri imbere? Umwuga urambye njyewe numva nifuje nyine, ariko ntabwo nabigezeho pe. Wenda njye ndamutse mbonye nk'umuntu wenda wanyemerera akama nk'igishoro kumfasha nyine, njye numva narangura ikintu bita imineke, nkarangura na voka,
akaba ari byo numva nakora, wenda byazagira ikindi kintu bingezaho. Itsinda ryacu rero ryitwa Baha Ukuboko. Sinzi turi itsinda rigari, sinzi icyo wabwira abantu uyu munsi nyine bari mu itsinda rya Baha Ukuboko. Nyine ndabashimiye kuba mwemeye ko tugirana ikiganiro no kuba mwaje wenda mwifuje kubona ahantu tubayeho nuko tubayeho. Murakoze cyane. Yego namwe murakoze. Twebwe rero nk'itsinda rya Baha Ukuboko twamuhaye ukuboko tumuha icyo kurya cy'uwo munsi. Niba nawe hari icyo wamufasha ubatwandikira muri comment, ndetse habaye n'umuntu waba ufite umuntu ubona ko twamukorera nawe yatumenyesha muri comment. Reka mbasabe gukora subscribe niba mutarayikora kugira ngo inkuru zacu zijye zijya no ku bandi.